Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mana yacu, umubyeyi wacu mwiza, tugushimiye ko duhaye umugisha wo kumva ijambo rya muri iki gitondo. Nyemerera uridusobanurire, Mwuka wera azatwigishe, aduhishurire kandi atubashishe gukora iby'ubushake bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi wa gatandatu ari nawo usoza. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko yo kugira umwete wo kwezwa. Kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri wa gatandatu nibyo twaganiragaho. Umunsi wa gatandatu turavuga inkuru za Mose. Ni inkuru ziboneka mu gitabo cy'Itangiriro ibice 4. Mu bice bibanza avugamo ibyo kuvuka kwe n'igihe yabaga muri Egiputa, nyuma aza kujya i Midiyani. Ariko umunsi umwe arimo aragera ngabona ngo igihuru cyaka ariko ntigikongoke. Bwari ubwiza bw'Imana bwari burimo kurabagirana muri icyo gihuru. Ngo nuko ngo atambikishwa no kujya kureba icyabaye, ahishurirwa ibyo kwera kw'Imana. Imana iramubwira kwetura inkweto, barazikwetura. Hanyuma Imana imubwira iby'uko bya misiyo nshyashya yo kujya gukura Abisiraheli muri Egiputa. Urumva yari umuntu wahishuriwe ukuri, asabwa kwihana aranihana, kandi avugana n'Imana. Yari umuntu ushobora kumva ijwi ry'Imana. Imana ngo yanamwigishije gukora ibitangaza. Muri ibyo bice bibanza aragenda akora ibitangaza, ariko ngo ari mu nzira arimo asubira muri Egiputa. Niho rero tugiye gusoma Imana ishima yuko atunganya n'ibindi bintu atari yaratunganije. Imana itugirire neza. Mu kuva ibice 4:24 niho tugiye gusoma. Kuva 4:24 handitse ngo bukeye ari mu rugendo, Uwiteka amusanga mu ndaro yarayemo ashaka kumwica. Maze Zipora yari umugore wa Mose, maze Zipora yenda isarabwayi, akeba umunwa w'icyo umwana we yambariye, awujugunya imbere ya Mose. Aramubwira ati nukuri umbereye umukwe uvusha amaraso. Imana itugirire neza. Ni inkuru dusomye igihe Mose na famiye ye bari mu rugendo bajya muri Egiputa, bagiye gukora ibyo Imana ibasaba. Ariko ngo Mose ntabwo yari yarigeze akeba umwana we w'umuhungu, kandi ryari itegeko ku Bisiraheli bose bakoraga circoncision cyangwa se gukeba, gusiramura gutyo nyine, barakebwaga. Nicyo kinyarwanda cyiza. Mose rero ngo ntabwo yari yarigeze abikora. Hari igihe rero umuntu aba mu bintu by'Imana, akaba umuririmbyi se, akaba umuvugabutumwa se, agakora imirimo myinshi cyane, yewe rimwe na rimwe akaba yanerekwa cyangwa se kenshi akanahanura, nyine agakora imirimo n'ibitangaza byinshi, ariko akarangara ntagire ibintu atunganya. Abantu benshi bajya muri ako gahuge, akibwira yuko kuba wenda akora ibitangaza byinshi, kuba ari umuririmbyi w'igitangaza uyobora indirimbo nyinshi, w'umuhimbyi ukomeye, kuba ari umucuranzi wenda w'umuhanga, cyangwa se kuba ari umuvugabutumwa w'ikimenywa hose, cyangwa se kuba ari umuhanuzi, ukagira ngo ahari we hari ibintu asonewe atagomba gutunganaho. Ugasanga ararakara akabifata nk'ibisanzwe, arabeshya akabifata nk'ibisanzwe, aragira ubwisikoro akabifata nk'ibisanzwe, aragira amahane akabyitirira ngo nifuhe. Oya ntabwo ari byo mwene data. Dukwiriye kubonera uko Kristo Yesu aboneye. Imana yacu itugirire neza. Mose rero ngo ari mu rugendo arimo agenda. Ngo Mose ari mu rugendo, kandi urugendo yari agiyemo rwa rugendo rwo kujya gukorera Imana, ariko Imana yumva irambiwe icyo kintu cyo kuba hari ibintu adatunganya nkana, kandi abizi neza ko yakwiriye kuba yarabikoze. Imana igira ifuhe ryinshi cyane, imusanga ahantu yaraye, imugwa nabi, yenda kumwica. Zipora rero yari azi icyo bakoze cyari cy'umudamu we. Garangije ngo ahita afata ibuye, yabona no kujya gushaka ibindi bikoresho bigize bakoreshaga bya nyabyo, afata ibuye aravuga ati reka njye muri iki kibazo Imana itatugwa nabi. Ahita akeba umwana we, nuko habaho itoze. Imana itugirire neza. Mwene data rero uri kunyumva, mwifurije kugira umwete wo kwezwa, sibyo? Kuba uhanura, kuba ukora imirimo bigiye kuguhereza comfort yo gukora ibyaha uko wiboneye. Oya pe, Imana yanga ibyaha. Kuba ukora ibitangaza ntabwo biguhereza uburenganzira bwo gukora ibyaha. Imana yacu rero muri yo nta mwijima na mukeya urimo. Reba turiya tuntu twose tudatunganye, shyiramo umwete utandukane natwo, twegezeyo. Ibikugoye ibisengera, Imana izaguhereza imbaraga. Imana itugirire neza. Rimwe abigishwa ba Yesu ngo bigeze bamubaza, yarimo ababwira ngo ukuntu bigoye kugira ngo umutunzi ngo abashe kujya mu ijuru, ngo bimeze ngo rushinge ngo nk'ingamiya yakinjira mu mwenge w'urushinge,
urushinge, sibyo nashatse kuvugaho, ngo barangije ngo bose ngo baratangara cyane, arababwira ngo ubwo bimeze bite, ninde uzabasha gukizwa? Yarangije arababwira ngo ibidashobokera abantu ngo ku Mana birashoboka. Ibyo bintu bikugoye ushobora kwibaza ati ninde wabasha gukizwa kuri iki kintu, ninde wabasha gukizwa muri situation imeze gutya? Ibyo bintu ubona bigoye muri kamere ya kimuntu, ibyo bintu ubona bigoye mu buzima bumeze nk'uko nguko nyine, bikaba bigoye kubikiranukamo, ibyo bidashobokera abantu Imana irabibashoboza bakabasha kubikizwaho. Numvishe ukuntu abigishwa babaje Yesu ngo ubwo bimeze bite, ninde wabasha gukizwa? Hanyuma akababwira ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Shaka umwanya usanga Imana, wibwire ngo iki ngiki cyarananiye, iki ngiki kirangora, Imana izagushoboza kugikizwaho. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma rero Mose nakubere urugero rwiza, akubere kandi akabarore ukuntu yari igiye kubimuhora, kandi azi gukora ibitangaza, ari umuntu wumva ijwi ry'Imana, ari umuntu werekwa, kandi naho yari ari urugendo rw'Imana agiyemo, ariko Imana ikaba yari ibimuhoye. Ibyo bikubera akabarore, nawe ushyira umwete mu gutunganya ibidatunganye. Mbifurije kugira umwete wo kwezwa muri byose. Yesu aduhana umugisha.